Igitondo cyiza kuri mwese mukomeza kudukurikira haba uri mu Rwanda hanze y'igihugu ndetse n'ahandi hatandukanye. Yaka kanya rero nje kukubwira inkuru ibabaje, inkuru iteye ubwoba, inkuru yashenguye imitima ya buri umwe wese, nawe nubyumva ndakeka biri bukubabaze kuko ni ibintu biteye agahinda, aho umuryango w'abana bagera muri batatu ndetse na se bose bamaze kuba bakitaba Imana. Yego ngo byari mu isaha y'umugoroba ubwo uyu mugabo nyine yavaga mu kazi, hanyuma yamara kuva mu kazi ariko mu bivuga ngo ni uko yari afite umupango wo kuba yakiyahura, ariko ikibabaje ni uburyo yiyahuranye n'abana be ndetse bikarangira bamwe muri bo bavuyemo umubiri cyangwa se bavuye mu mwuka w'abazima. Wakibaza ngo byatangiye bite? Ese ababibonye babyibaje bikozeho iki? Byinshi muri iyi video ni mu kanya, ariko mbere yuko ngira icyo mvuga banza kuri subscribe ku muntu utarayikoze, ma comment n'ibitekerezo by'uko wifuza ko nazankugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Yego bivugwa ko ngo uyu mugabo mu buzima busanzwe yari amaze iminsi atameze neza, yari amaze iminsi igera mu 8 atameze neza, atavuga, dore ko ngo yagiye no kuba yagura esansi hanyuma akayiha umukozi akayibika muri stoke y'ibyo babikagamo nyine, kuko umukozi ngo boss yajyaga azana ibintu n'ubundi mu buzima busanzwe akabibika, ariko ngo noneho ibi byo yazanye byaje ari simusiga kuko ngo yazanye esansi yuzuye injerekani nayo ayibika mu nzu. Ubwo nyine ngo bari bamaze kuba bagira mu nzu, bamaze kuba bamera neza, umwe wese agiye kujya kuryama, boss w'urugo yafashe kabiri ajya yikoza muri dushe, atangira gufunga imiryango, atangira gufunga buri hamwe hose, gate arazifunga, ahantu hose ngo umuntu yasohokera kugira ngo abashe kuba yagenda arahadanangira, abantu aho bari baryamye arahakinga, aho buri umwe wese yarari nyine ashyiraho ikintu kiri butume ngo atari bube yatambuka. Abana bari mu nzu ndetse n'umukozi bari baryamye, nabo arabakingirana, akimara kubakingirana hanyuma ngo ashumika umuriro, gusa bamwe bari kuvuga ko ari we, abandi bakavuga ko ngo batazi neza icyaba cyateye iyi nkongi y'umuriro, ariko nyine mu bigaragara ni uko uyu mukire cyangwa se uyu mugabo yari yaramaze kuba yapanga ibi bintu, kuko mu bigaragara ikimenyetso cya mbere ni uko iyi esansi yaguze ari nayo yabatwitse, kandi akaba ari nayo yatumye izi ntandaro zose ziba, nuko abari bahari bamwe na bamwe batangiye bagira ububabati rwose. Mu by'ukuri uyu muryango wari umuryango ubanyeho neza, ariko ibyaba byateye uyu mugabo natwe byatuyobeye, ibyamuteye ni ibintu by'urujijo, ni ibintu biteye ubwoba, kuko buri umwe wese wabibonye yagize ubwoba, agira igihunga cyinshi, arikanga bitewe n'uburyo ki uyu mugabo yakoze amarorerwa. Rero abana bari bari muri iyi nzu ndetse n'umukozi bose bakaba maze kuba bakitaba Imana, gusa harokotse ngo abakozi babiri ndetse n'akana gatoya k'agahungu ko mu rugo, ariko ngo abandi bamaze kuba bakitaba Imana. Abaturage bamwe na bamwe bakomeza bagira bati bana cyangwa se kuba warwara turuma mu mutwe ntibikagutere kuba wafata umwanzuro utari mwiza, kuko bituma abantu bamwe na bamwe batangira kwangirika ndetse bikazanamo n'ingaruka hamwe namwe z'urupfu, bigatuma buri umwe wese atangira kuba yakibaza iyi si aho iri kutuganisha cyangwa se aho irimo kugana. Rero buri umwe wese wamaje kuba yakumva ibi ngibi yagize ubwoba, arikanga, agira ihungabana bitewe n'uburyo ki rwose aba bana cyangwa se uyu mugabo byagenze, dore ko ngo aba bana bo bamaze kuba bakitaba Imana, imibiri yabo ntiyanagaragaraga, dore ko ngo bari bamaze kuba banashirira. Wakoze gukomeza kudukurikira, ibuka kuri subscribe ku muntu utarayikoze, ngaho ma comment n'ibitekerezo by'uko wifuza ko nazankugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Ciao ciao.